amasezerano, habaho amasezerano y'uburyo bubiri. Amasezerano ya mbere ni amasezerano y'abantu bigometse ku Mana. Aya ngaya aba hagati y'umuhanuzi wigometse n'umwana w'ikirara. Aya masezerano ameze gute? Ni ya masezerano y'umuntu uri mu byaha ariko ukinyoteye kumva icyo Imana ivuga, agahura n'umuhanuzi wavangiwe. Rero bene aya ni ya masezerano wishyura kugira ngo wumve icyo Imana ivuga. Hari abantu bishyura, ndakwishyura ariko mpanurire, banyotewe n'ibyo bameze nk'abaraguze. Uyu ni umuntu umaze kwigomeka ku Mana, ntabwo akiri umwana. Yavuye mu buntu bw'Imana, yavuye mu by'Imana, ariko kuko yigeze kwegera, yigeze kota, yumvise ubwo bushyuhe, agakomeza yegera. Kuko connection y'Imana idahura nawe igihe atihariye, rero agahura n'undi nawe ukiri muri bya bindi yahoze ahanura. Rero ubu bwami kuko buzi connection iba hagati, kuko ni abamarayika bigometse ariko babaye mu ijuru, bazi urukundo Imana ikunda umuntu, bazi uburyo Imana ihangayikira umwana w'umuntu. Niyo mpamvu y'amasengesho y'abanyantege nke n'abanyabyaha barayafata, bagasoma ibyifuzo byawe, bakabishyira mu bahanuzi bavangiwe. Umuhanuzi akaza akagusengera ngo ejo warasenze, usengera ibintu bibiri, iki n'iki n'iki, siko wasenze ngayo ngo n'ukuri ngo nibyo nasenze, ukarira ngo Imana ivuganye nawe, atumva, bakaguhanurira ibintu bitazasohora. Bene ibi baguhanuriye bizamo uburemere bwo gusenya umutima wawe, ukajya uhora iteka ryose ugenda urivuga ngo koko Imana itangirira neza. Uyu ni umuntu watandukanye n'ijambo ry'Imana, ni umuntu wavuye mu nzira y'Imana. Simvuze ko n'abantu bafite amasezerano mazima y'Imana atabagora, kuko amasezerano arakugerageza uko byagenda kose, aragucura akakumaramo inkamba, ugasigara wumva ugenda usenzagiye, ugenda umeze nk'umuntu uryamye waguye ahantu. Ariko nagira ngo ubwire ngo muri ayo masezerano y'Imana haba harimo n'imbaraga, ariko muri ya yandi ya Satani, ya bwa bwami bwa Satani, haba harimo kugenda unanirwa, haba harimo kunanizwa, haba harimo gukubitwa hasi, harimo kunanizwa. Icyo ni cyo abantu batajya basobanura.